nyuma yuko ku munsi wo kuwa gatandatu ku itariki 29 z'ukwezi kwa 11 muri mwaka 2025 muri Serena Hotel hatangiwe ibihembo bya Mashariki African Film Festival, hakaza kwegukanwamo igihembo nyamukuru cy'imodoka cyegukanwe na Bamenya ndetse na Ketchup, igihembo kitavuzweho rumwe n'abakinyi ba cinema bagiye batandukanye, ndetse bigaragara ko igihembo kitagagombye kwitwa People's Choice ahubwo cyakagombye kwitwa Money Choice. Nyuma y'ibyo byose uwitwa The Real Nyaxo cyangwa se Kanyabugande Olivier nkuko wabyita, ariko twe tumwite Nyaxo kuko niryo zina rye ryubatse ibigwi, ntabwo kuva kuri uwo munsi ndetse kugeza n'aka kanya aratuza atagaragaje ko abatwaye ibi bihembo batari babikwiye. Ni mu magambo akomeye cyane yakomeje kubwira nuko ateruye ngo avuga uwabwira, ariko yabwiraga abantu baramuzi. Uwo yabwiraga ninde? Ni Benimana Ramadan wamenyekanye nka Bamenya. Ni mu magambo akomeye cyane tutari buze gutindaho, ahubwo mureke twanzike tuyareba. Gusa wibuke gukanda like, subscribe ndetse na comment kugira tujye tubana buri munsi. Nge nitwa Sana NB Izumi, inkuru zacu kuri kwawe mbahaye ikaze. Ushobora kwibaza inkuru yose teyite cyangwa se ubundi Nyaxo abikura kuki? Reka turebe. Kwikubitiro yatangaje ati nimumara kumenya agaciro ka Killamani, Aisha ndetse na Regis muri sinema nyarwanda, muzategure izindi award. Abantu barayareba, amagambo barayavuga y'ibintu bigiye bitandukanye, kandi mu buzima bwa Nyaxo buriya no umuntu utajya imboga, no umuntu aravuga ukuri ko kuri, ntabwo ajyahisha. Arongera ati kandi abatwaye ibi bihembo babyishimiye sha n'imyenda bakodesheje. Arongera ati kankubwire kibabaje kurushaho nuko abo byababaje bose awadize umwaka utaha bazaba barimo. Gusa arongera atangaza amagambo akomeye ati nawe urabizi ko utakombaho kuri Killamani. Ntabwo yahwemye gukomeza gutangaza andi magambo. Reka dusoreze kuraya yatangaje mu masaha yashize, yagize ati asa umuntu akuraho ibyishimo by'igihembo azi ko atagikwiye, akanakimanika mu nzu ye ngo iki ni icyanjye kije mu bindi. Ariko sha murasetsa, nk'ubu mpaye igihembo nacyakira gute mbona Killamani n'uyu mwaka nzi ukuntu yakoze? Ese bansabi bo ntibahari? Ntibakunzwe se? Ese ubundi abo mubiha bizirika kuri filimi imwe? Abo mubiha bizirika kuri filimi imwe muzabanze mubagezeho agatekerezo ko kurangiza filime bagatangira indi. Sha uzumva uko bazakubwira pe. Tekereza kuri aya magambo ya Nyaxo. Ese urabyumva uti? Duhure muri comment, like, subscribe. Nitwa Sana NB Izumi. Ciao ciao, hasta la vista.